hari igihe ukora ibintu ukabisira ibanga kubera ibihurimo n'abantu bakabisira ibanga, mbese bakamera nk'abafilisitiya igihe bigabyaga mu ngano z'Abisiraheli. Yego, abantu bakabisira ibanga ko ntacyo maze, bakabisira ibanga ko ntacyo uvuze, bakabisira ibanga ko naho wapfa ntacyo bahomba. Ariko nje kukubwira ngo ibyo wakoze byose Imana yarabyitegereje. Kwa guhamya kwawe Imana burya yarabibonye. Nje kukubwira ngo yarabibonye. Hanyuma ngo umwami amenya ko, haleluya, ngo umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye. Burya Imana izi ibyo wakoze, nubwo hari ibyo wakoze bakabyitirirwa, ariko ziko hari abantu bitiza gukiranuka kwawe. Hari abantu bafata imyambaro yo gukiranuka bakayambika, hanyuma bagafata ibihu byabo by'amasega bakabijugunya, bagafata uruhu rw'intama bakarwambara, hanyuma bagafata uruhu rw'intama bakarwambara, wowe bakagukubitaho igikote nyine cy'uruhu rw'amasega, ugahinduka isega bakaba intama. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko muguwe neza aho mugenda mukurikirana Mama Charlene official, aho mudukurikiranira muri iki gihugu cy'u Rwanda, ahantu henshi hatandukanye, mu ntara zitandukanye, ahantu uri gukorera akazi kawe ka buri munsi. Ndabizi neza ko mudukurikirana muri ahantu henshi hatandukanye. Natwe turabashuhuje kandi turabakunda. Turabashuhuje rero mwebwe abari Burundi, abantu muri Burundi turabashuhuje cyane, by'umwihariko muradukurikirana cyane. Turabashuhuje abari muri Kenya, abari muri Tanzania, turabashuhuje abari muri Kongo, by'umwihariko hariya Igoma. Turabashuhuje cyane, turabakunda kandi turabazirikana. Turabashuhuje muri Amerika, hari inshuti zacu cyane cyane, ni mwumva amahoro. Turabashuhuje namwe abari muri France, turabashuhuje abari muri Canada, turabashuhuje mwese n'abandi tutibutse. Turabashuhuje mwebwe abashinzwe umutekano, turabashuhuje abaganga n'abarimu n'abandi mwese. Imana y'amahoro nibishimire. Ni kuri Mama Charlene official rero aho mugenda mukurikirana ijambo ry'Imana, hanyuma mugakurikirana n'ubutumwa n'izindi mpuguro nyinshi zitandukanye. Uyu munsi rero mbazaniye amakuru, narinje kubabwira ngo Imana irabazi kandi Imana irabakunda. Ndashaka ko tureba ijambo ry'Imana muri Esteri ibice 6 umurongo waho wa mbere. Titiri ivuga ngo umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye. Umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga handitswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati mbese Moridekayi hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe? Ariko amagambo Imana ishimwe amagambo nashakaga kubabwira ngo Imana yarabimenye ibyo wakoze. Ndumva ariyo ntego. Ahantu harimo ibyigisho nka 3 nzategura. Ikintu mbese nashakaga kukubwira, nagira ngo nkubwire ko buryo ibyo wakoze Imana yabimenye, ndetse imaze no kubimenya irabyandika. Ariko uyu munsi ndashaka kubabwira ko yabimenye byonyine. Ubutaha nzababwira ko yabyanditse, hanyuma nitwongera kuganira mbabwire ngo Imana ifite igitabo. Mu bitabo byinshi Imana ifite n'igitabo cy'ubucurabwenge. Yego, ntago mbizi nimba Imana igira ahantu yandika abayibyinira. Birashoboka ko hahari, kuko abantu babyinira Imana babikuye ku mutima. Hari ahantu Imana ifite yandika abavuga butumwa, hari aho yanditse abahanuzi, imirimo tugenda dukora. Ariko hari ahandi hantu Imana yanditse. Ariko aka kanya ndashaka kubabwira ko Imana yabimenye ibyo wakoze, n'ibyo ukora Imana yarabimenye. Haleluya. Kubera iminsi n'ibihe dufite n'ibihe turimo, mureke mbabwire,
hatabaye umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana ngiye mbona abantu bakiyandikira indi Bibiliya. Hari ibintu naraye mbonye nijoro ndabireba sinzi ibintu naganiriye n'umuntu ambwira amagambo ndavuge numva nuko nyine Imana itazatinda kuza ariko itinzeho gato. Ngiye mbona abantu bakiyandikira indi Bibiliya hanyuma bakayandikamo ibyo bashaka, bakayandikamo ibyo kwiyorohereza, bakayandikamo ibijyanye n'amarari yabo, bakandika mbona imirongo. Mubonye uko muhindura ibintu Bibiliya mwayihindura kuko kuyigenderamo muri iki gihe birakomeye. Umuntu arahura n'ibibazo bikomeye. Nigeze ndwaza umwana rimwe kera ndamurwaza indwara nyine ziraho. Hari abantu undi bazi gutekenika. Umuntu arambwira ati hari abantu hari umuntu nakujyana akaguha hagati. Ndebye umuntu bimbwiye nsanga ni umunyamasengesho kandi ukomeye. Kandi abo bantu ashaka kumbwira ngo ningeho ni abapfumu. Baroko Imana iturengere. Bibiliya mubonye uko muyihindura ndabarahiye hari imirongo mwasiba ariko Bibiliya ntabwo izasibama. Kandi ngukuraho inyuguti imwe cyangwa kongeraho imwe afite ibibazo bikomeye. Ndebye uwo muntu umbwiye ngo ninge aho ngaho mu bapfumu. Noneho Satani mureke mbabwire yaduteguriye utuntu twinyoroshyo. Ubu ngubu abarokore iyo bagiye mu bapfumu ntibavuga ko ari abapfumu, baravuga ngo nabo barasenga ngo ni n'abarokore. None se undi shitani yakubwira ko ari shitani? Nababwiye ko Satani adafite umurizo, mbabwira ko adafite amahembe, nababwiye ko nta bwoya afite. Satani anyura mu bantu bafite imisaraba ku makoti, bavuga mu ndimi nyinshi, bafite mikoro kandi bafite n'imirimo itandukanye. Kuko aje ari Satani n'ubo Satani bwe twamuhunga. Ariko se ayobewe iki? Ubwo rero iyo mujya kubisasira ni umuti rwose, arabanza akawusengera kugira ngo mwiyorohereze. Ariko nimureke mbabwire igihe kirageze ngo abantu bamenye Imana basenze banayikomereho. Hanyuma uwo muntu ndamubwira nti koko naba narasenze Imana yanjye niyiziye ifite imbaraga nkajya kuzana gati. Ariko ibaze kugira ngo umuntu ananirwe kwizera imbaraga z'Imana yizera igiti. Uruhu rw'urukwavu, amavuta y'ingona, nimbara amavuta y'ingona. Mana nyagasani ibaze utwo tuntu. Ariko mbibutse ko iyo miti n'ibyo byatsi byose byaremwe n'Imana. Nawe mujya kubishakaho bose baremwe nande? Baremwe n'Imana. Igihe kirageze ngo abantu bakomere ku Mana yabo. Ijambo nyamukuru narimbazaniye nonaha nashakaga kubabwira ngo Imana yarabimenye. Morodekayi yiberaga ibwami, akahaba yego asuzuguritse nta cyubahiro gihambaye afite, ariko yari afite izina ry'Uwiteka mu mutima we, kandi yari afite yuko ari ubwoko bw'Abayuda mu mutima we, yari aciriritse imbere y'abana b'abantu, ariko mu maso y'Imana Morodekayi yari akomeye. Morodekayi yagiye aho icyubahiro Imana. Hamani yatambuka ngo abantu bose bakubarara, ariko wakanga kubarara. Mureke mbabwire tugeze mu gihe abantu benshi bubaraye. Ubu kugira ngo umucuruzi acuruze yunguke uko abishaka nuko abanza kubarara. Ubu ngo kugira ngo umuntu agire abamukurikira benshi nuko abanza ngo kubarara. Satani yadutegeye ahakomeye. Kugira ngo umuntu agabanye umubare w'abanza afite nuko abanza kubarara. Kugira ngo umuntu aze kuri kamera abashe kuvuga abantu bamwumve nuko abanza kubarara. Ubu hari abantu benshi bajya kubona ibyo kurya ari uko bubaraye. Dufite abantu kugira ngo bazagere kuri serivisi zitandukanye babanza kubarara. Ubu dufite abakobwa bajya kugira ngo babone akazi bakabanza kubarara. Abantu benshi kugira ngo bebeho ubuzima bifuza barimo kubanza kubarara. Ariko Morodekayi ngo aritegereza abona ukuntu Imana ishimwe, ngo abona ukuntu abantu bose b'ibwami ngo bubaraye, ngo ariko Morodekayi we ngo asigara ahagaze yanga kubarara. Nkwibutse ko nawe yari umucashuri ibwami. Hamani uyu nguyu
yari uwa kabiri ku mwami umugaba w'ingabo, kandi Hamani umwami yayoboraga ibihugu 127. Hamani yari umunyacyubahiro, yari akomeye. Wakibaza ngo mbese Morodekayi yari yishingikirije kuki? Mureke mbabwire bene data, ndashaka kukubwira ngo ntago tugomba gusenga Imana y'ibigaragara gusa, ahubwo tugomba no kugira Imana y'ibitagaragara. Ntago tugomba kurebera Imana mu biryo yatugaburiye ngo nituburara tuyishyire ku ruhande. Ntago tugomba kurebera Imana mu mafaranga iduha ngo nituyabura Imana tuyishyire ku ruhande. Ntitugomba kurebera ku mahoro dufite ngo nitutayabona Imana tuyishyire ku ruhande. Ikwiye kuba Imana duhaze ikaba Imana dushonje. Ikwiye kuba Imana dukize ikaba Imana dukennye. Ikwiye kuba Imana mu magambo ikaba Imana mu mahoro, ikaba Imana mu ntambara. Ni Imana twabonye y'inzu, ni Imana tutayabonye, ni Imana mu mvura, ni Imana mu zuba, ni Imana y'ibihe byose. Hari abantu benshi bavuga ngo ntago wakorera Imana ushonje, ntago wakorera Imana uri mu bibazo. Noneho nimureke mbabazi, kubu tuvugana nta n'umwe udafite ikibazo. Ngewe narababwiye ngo nta muntu n'umwe udafite ibibazo, nuko ibibazo dufite biratandukanye. Ubwo bibaye ngombwa ko abantu bose bakorera Imana ari abashubijwe, tuvugishije ukuri, ninde muntu washubijwe akaba yicaye akavuga ngo nge byarakemutse? Natera agatoki murebe, vuga ngo ntago washubijwe. Imana iguha akazi, no muri ka kazi ugasanga harimo ibibazo. Ikosa Imana yacu itakora ni iryo kukureka ukidegembya mu bintu byose. Mbibutse ko muri pandagare zimwe Imana igituma tuyegera tukayisenga n'ibibazo birimo. Rero nta muntu uteze gusubizwa niyo ubyaye umwana. Simvuze ngo umwana ni ikibazo, ariko niyo ubyaye umwana buryo hari ibindi bintu byinshi byiyongeraho. Iyo utunze amafaranga menshi ugwiza n'abanzi, abakubwira ko wabimye, abakubwira ngo wabahaye makeya nkaho bagukoreye, abakubwira yuko usigaye wiyemera, abashaka kuyafunga ngo ntuzongere kuyabona. Nta muntu ujya usubizwa muri ubu buzima. Ariko nge nari nkuzaniye intego y'ijambo yo kukubwira ngo ibyo ukora byose Imana yagize gute, yarabibonye. Hamani yari umugabo ukomeye. Morodekayi kwanga kubarara, akanga kubarara, Imana yo mu ijuru ikabyandika uwo munsi. Hamani akatambuka abantu bose bakamwubararira, Morodekayi akanga kubarara, Imana ikongera ikandika. Nagira ngo mbabwire ngo Imana yacu ni Imana yazirikanye ibyo twakoze kandi yarabimenye. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo umwami amenya ko, haleluya, Morodekayi ari we wamuburiye. Burya Imana irakuzi. Hari igihe Satani akubwira ngo ubundi kuba mwiza kwawe bikumariye iki? Ubundi wabaye umucuyi ukamera nk'abandi. Hari igihe Satani akubwira ngo ubundi kuba witonda byakumariye iki? Wowe wabaye nyiragashinga ihembe, abari kukujomba. Hari igihe akubwira ngo mu kazi se n'ubundi ko wirinda ukabinyangamugayo, ko ari wowe bakorera inama buri munsi, bikumariye iki? Wabaye agakecu kabagacabiranye, haba harimo kukujomba kugira ngo wivuguruze. Hari igihe Satani akubwira ati n'ubundi se ko mu bukumi bwawe witonze, kwitonda kwawe byamaze iki? Niko ahora na detail. Hari n'igihe akubwira ngo ko ucuruza umunzani ntiwibishe umunzani ukaba murakore mwiza, byakumariye iki kudatera imbere ngo iyo Mana igutabare? Satani arakubwira ati kuba mwiza kwawe bimaze iki? Akakubwira ati kwirinda kwawe byakumariye iki? Akakubwira ngo kubaha Imana kwawe byakumariye iki? Ariko narinje kukubwira ngo ayo majwi ntuyumvire. Umwami yarabimenye ibyo wakoze. Umwami yamenye ibyo wakoze. Hanyuma ngo umwami ngo aza kubimenya, amenya ko Morodekayi ari we wamuburiye abagambanyi babiri b'ibwami bari bagiye kumwica. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ngo umwami arabimenya. Burya Imana irakuzi. Imana irakuzi kurengana. Imana irakuzi ko bakubeshyeye cyagiye.
Imana irakuzi ko utari umugome, burya irabizi ko utari umugambanyi, nubwo bagufatanye n'abajura. Imana ishimwe, burya irabizi ko utigeze wiba, nubwo bagufatanye n'abanyamagambo, irabizi ko nta magambo ugira, nubwo bagufatanye n'abasambanyi, irabizi ko utabikora, nubwo bagushyize mu gatebo kamwe nabo, burya Imana irakuzi. Irakuzi izi myicarire yawe, ikamenya n'imihagurukire yawe. Aya magambo, hari amagambo Yobu yabwiye Birudadi, hayabwira na Zofari na Elifazi. Yarababwiye amagambo akomeye, harababwira ngo izi nzira nyuramo, nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Izi nzira nyuramo, izi nzira nyuramo, nimureke mbabwire, aya magambo ni meza. Bari bamaze kumubwira amagambo akomeye, bari bamaze kumubwira ngo none waba utacumuye ku Uwiteka araguhora iki? Aramubwira ngo mu myaka umaze ku isi wigeze ubona Uwiteka ahora ubusa umukiranutsi? Hanyuma abana bawe bapfiriye iki? Tubwire, bapfiriye iki? Tubwire, kuko ngo abantu Imana yahanaga kera zabaga ari inkozi z'ibibi. Yobu rero ibibazo ahura nabyo, baramubwira ngo none bari abana bawe batasambaniye mu kabyiniro bapfiriye rimwe. None Imana koko nimba nta kibazo mufitanye, ni gute ugifite ibi bishyuti? Byagenze gute? Ariko Yobu sifa kwa Mungu aravuga ngo nubwo imbere n'inyuma ntayibona, aravuga ngo ibumoso n'iburyo ikabidahari. Havuga ijambo ryiza Imana ikeneye ko tuvuga, aravuga ngo izi nzira nyuramo, nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu yateguriwe mu ruganda. Imana ishimwe. Mureke mbabwire, avuze ngo azavamo ameze nk'izahabu, Birudadi birashoboka ko yariye urwara Zofari akarurya. Baryanye inzara, rukora abantu baryana inzara akakigushinga ukuntu ukamenya icyo akubwiye. Birashoboka ko bavuze bati wananiwe kuba izahabu ufite umugore uguha keya, unanirwa kuba izahabu ufite abana 10, wananiwe kuba izahabu ufite abaja n'abajajabyi, unanirwa kuba izahabu uri umukire uri umutunzi, none uzaba izahabu nta n'urwara rwo kwishima ugifite. Ndashaka kukubwira ngo na nyuma ya zero Imana yacu irakora. Ntabwo Imana ikangwa n'imyaka ufite, ntabwo Imana ikangwa n'imyaka umaze mu kigeragezo, ntabwo Imana ireba amashuri, ntabwo Imana sikoresha amatora, ntabwo igikora urutonde rw'abakwemera, ntabwo igikora urutonde rw'imyaka umaze ku isi. Imana irihagije isaha n'isaha, iyo yashatse guhaguruka iraza kuko nta kiyikoma imbere. Narinje kukubwira ngo ibyo wakoze Imana irabizi. Hari igihe ukora ibintu ukabisira ibanga kubera ibihurimo, n'abantu bakabisira ibanga, mbese bakamera nk'Abafilisitiya igihe bigabyaga mu ngano z'Abisiraheli. Yego, abantu bakabisira ibanga ko ntacyo maze, bakabisira ibanga ko ntacyo uvuze, bakabisira ibanga ko naho wapfa ntacyo bahomba. Ariko nje kukubwira ngo ibyo wakoze byose Imana yarabyitegereje. Kwa guhamya kwawe Imana burya yarabibonye. Nje kukubwira ngo yarabibonye. Hanyuma ngo umwami amenya ko, haleluya, ngo umwami amenya ko Morodekayi ari we wamuburiye. Burya Imana izi ibyo wakoze, nubwo hari ibyo wakoze bakabyitirirwa, ariko ziko hari abantu bitiza gukiranuka kwawe. Hari abantu bafata imyambaro yo gukiranuka bakayambika, hanyuma bagafata ibihu byabo by'amasega bakabijugunya, bagafata uruhu rw'intama bakarwambara, hanyuma bagafata uruhu rw'intama bakarwambara, wowe bakagukubitaho igikote nyine cy'uruhu rw'amasega, ugahinduka isega bakaba intama. Bibaho pe, bibaho kujya mu rubanza ukaburana ugatsindwa bakagukatira ukajya muri gereza, ari uko batwaye uruhu rwawe rw'intama, bakarujyana bakagukubitaho uruhu rw'ikirura. Haleluya. Ariko byose bigaragara mu maso yaduhamagaye, bigaragara nk'ibyambaye ubusa. Hari abantu bitwaza ibikorwa byawe byiza bakabyitirirwa, hari abantu bitwaza ibyiza wakoze bakabyitirirwa. Hari aboneka nkubwire, warahinze hasarura abandi, warasaruye ingano zawe ziribwa n'abandi. Nje kukubwira ngo Imana yarabibonye, ntihongere kwigirira nabi. Umuntu agera aho Satani akamubwira ngo ni mbere wasengeye ko bitavamo wabiretse.
ku buryo umuntu yiga kuba umucuye akavuga ngo mbaye umuntu mwiza imyaka 20 nirinze icyaha n'igisa nacyo, ariko ndabona babi aribo bari gutera imbere. Tumva nisubiriye kuba umuntu mubi, ntuzasubireyo. Imana yarabibonye. Iki gice tuzagikomeza nkubwire igitabo Imana ifite cy'ubucurabwenge. Umuntu utanditse muri icyo gitabo ntazagukange. Haleluya. Imana yarabibonye. Yarabibonye imirimo wakoze bareba. Yarabibonye imirimo wakoze hatagaragara. Ariko uzi ko hari umuntu wabwira ngo niyitanga kanga, ariko wamubwira ngo kamera iri buze akaza kwitanga akemera akaguza. Wowe warabikoze ntiwajya kuri kamera, warabikoze ntihagira ubimenya, ariko ibyo wakoze byose Imana yarabibonye. Ndimo ndasoza, ni Imana ireba ibyiza ikareba n'ibibi. Ngewe narababwiye ngo Imana yarambwiye ngo ifite amavideo y'ibintu abantu bavugiye ahatabona, ifite ariko n'amaudio. Imana ifite video na audio. Ibyo twapangiye hatagaragara, ibyo twapangiye ku matelefone, ibyo twapangiye mu masaro yacu, ibyo twapangiye mu mahoteli, ibyo twapanze byose nibyo dupangira mu bwonko, Imana yarabirebye. Iyo mupangiye abantu mukabacisha imitwe burya yarabirebye. Ariko mfite ijambo rivuga ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko muhwanya nawe ngo nzaguhana, ngo byose mbishyire ku mugaragaro. Uko bikurikirana nuko bidashoboka ngo wegere umugabo witwa Farawo, sibyo? Uzegere Farawo urebe ukuntu Imana yabishyize ku mugaragaro. Uko bikurikirana amenyera Abisiraheli, umwami wa Isiraheli araceceka. Haleluya. Abakoresha uburetwa, Imana yo mwijurira numa, ariko uzi ukuntu iceceka ukagira ngo nta jambo igira. Ihina amaboko ukagira ngo ntigi yarambura. Higira imbabazi, wareba imbabazi zayo ukagira ngo nta mujinya igira. Reka mbabwire, Mwegiputa yarabacecekanye, barabikorera bihorera, bakandamiza abagabo. Farawo aravuga ngo umwana uvutse mu munige Imana iranuma. Ariko umunsi umwe irabirundanya, ndakurahiye ngo yohereza ibyago 10 ngo kugira ngo igaragaze gukomera kwayo. Ubwo ndashaka no kubitwarira rimwe ngo nkubwire ngo impamvu databarwa vuba, imbaraga z'Imana zigomba kubanza gukomera. Erega burya Imana igukoreye ubuko ufite imyaka 22 nta mbaraga zayo ziba zigaragaye. Biri yihita ibona ko ari abantu bihuriye nyine. Ariko iyo ufite 40 shaho haleluya, iyi bikoze baravuga ngo ni Imana. Burya nta nundi muntu ubyivangamo. Uzi iyo ubaye umushomeri w'imyaka 20 cyangwa 15 ikaguha akazi, ntago wongera kuvuga ngo warize, uhita uvuga ngo nakazi Imana yampaye, diplome yawe uhita uyibika. Tugiye gusenga Imana. Naninje kukubwira ngo ibyiza n'ibibi dukora Imana yarabibonye. Erega hari abantu bakora ibintu bagasibanganya ibimenyetso, bakica abandi bagasibanganya ibimenyetso, bagafungisha abandi bababeshyeye ibimenyetso bakabisibanganya ku buryo ribu na polisi batabasha kubibona. Ariko Imana ifite ikintu bita amaneko z'abamarayika, ifite intelligence zikomeye. Ntago uzayi nurokoka n'ipingu, ntago uzarokoka umuriro utazima. Imana yarabibonye. Yarabibonye ukuntu wishe ubukwe bw'abandi, yarabibonye ukuntu washenye ingo z'abandi, yarabibonye ukuntu utandukanya abavukana, yarabibonye ukuntu udashaka ko abantu bacuruza, yarabibonye, yarabyitegereje, yarabibonye ukuntu uri rusisibiranye, yarabibonye ukuntu uzi gucabiranya, yarabibonye ukuntu uzi guteranya abandi. Uzi ko ngo no kuri kamera hari abantu baha amafaranga ngo baze basebye abandi, ariko ubundi ubwo bufaranga murya ntimunage. Ubufaranga utaguzemo etaje, ubufaranga utaguzemo n'igare ukabukidihisha amaguru, ubwo bufaranga butera umwaku mwirirwa murya kugira ngo mubeho. Ukarya amafaranga ari uko washebeje abantu, ukarya amafaranga ari uko hari uwo wavuze nabi. Ubwo bufaranga koko imbere mwabuririye ko ntacyo mwungutse, mwagiye mutegereza amafaranga y'umugisha. Umuntu akanakubwira amagambo ujya kuvuga kuri kamera ngo ugiye kwibasira umuntu runaka. Kuza abantu ubufaranga biri, niyo mpamvu muzajya murwara n'indwara muyoberwaho zaturutse kubera ubufaranga murya buturutse mu mivumo no mu mwako. Yawe munsi engera rwose umwuka ni muke, ujye umenya impamvu uburwayi urwaye, umenya aho bwaturutse. Abantu benshi murunze imivumo ikomeye.
kena arababwiye ngo Imana ije ikadutwikurura igatwikurura koko. Hari abantu mwagira isoni zo kureba. Munyemerere dusenge. Nge nari nkuzana ijambo ryo kukubwira ngo ntucogore gukora neza. Ibyo wakoze Imana yarabirebye. Umva ikindi, nta muntu uzaguteranya n'Imana. Icyo cyo kimenye. Nta muntu uzajya kujajwa ku Mana. Bura no mu bintu bituma narayifashe nkayikomeza, nuko nzi neza ko nta uzanteranya n'Imana. Iyaba Imana bayiguteranyagaho mba narayivuyeho, nari kuvuga inti nayo baraje bayintandukanyeho nayo. Ariko ni Imana imenya aho urara, ikamenya aho wirirwa. Ibyejo nejo bundi Imana irabizi. Tugiye gusenga Imana. Komeza uba umuntu mwiza, rwana intambara nziza. Nubwo nta kirakora ariko yarabimenye. Morodekayi umwami ngo arabimenya ko ari we wamukijije ngo bari bagiye kumwe. Imana yarabimenye ibyiza ukora, yaranabimenye ibibi ukora. Ni mu kindi gice cyaho ubutaha uri bumbaze ngo ubundi se ko yabimenye yabikozeho iki. Ndaje nkubwire ko Imana atari indorerezi mu byacu, iyeje kureba ibije no gukora. Amina. Tugiye gusenga Imana nibaho umugisha kubwo kumva ijambo ry'Imana. Munyemerere dusenge. Wikongera gucogora, wivuga ngo uragabanya amasengesho ahubwo yongere. Wigabanya gukiranuka ahubwo byongere. Wibigabanya ahubwo byongere. Bizagira umumaro igihe kimwe. Haleluya. Gukiranuka nabigereranyije nko gutera umurima. Iyo umuhinzi yateye imbuto ye, haleluya, akabiba, harindira gusarura. Gukiranuka turabitera hanyuma tukazabisarura. No gukiranirwa abantu barabitera ariko bazabisarura. Hari abazasarura amaronji, abandi musarura intobo. Kandi icyo wasaruye uzihangana ugihekenye. Uzagihekenyesha amenyo yawe. Reka nkubwire, nimba ari intobo murazizi. Intobo nimba ari intobo wahinze uzihangana uzirye. Ariko nawe nimba ari ironjira tuzihangana uyarye. Imana ibahe umugisha. Uri umunyagitinyiro cyinshi kandi gikomeye Uwiteka. Haleluya. Uri wo kubahwa n'amahanga. Uri muzima kandi uri umuziranenge. Uri intare yo mu muryango wa Yuda. Uri igishyitsi cyo kwa Dawidi. Izina ryawe ni ya. Ubereye maso abagutegereje. Mu ntambara ntago ujya utsindwa. Uri uwa mbere ku buzima bwacu. Ngushimiye iki gitondo cy'umugisha. Ngushimiye abo wahaye kubaho no kuramuka. Ngushimiye imiryango yacu n'igihugu cyacu. Ngushimiye itorero ndetse n'abari ku isi yose. Ngushimiye kudahwema gukurikirana iby'abantu wiremeye kandi urebera hose icyarimwe. Ndagushimye ko waduteguriye iri jambo. Wambwiye ngo mbwire abantu bawe ngo ibyo bakoze warabibonye. Bari baracogoye bacika intege. Nibongere biyongeremo imbaraga y'ubutwari. Nibongere bakomere data kandi bamenye kuri Imana yahabaye. Bamenye kuri Imana yabimenye. Bari bazi ko utabizi ariko warabimenye Mana. Wamenye ibya Morodekayi. Umwami amenya ko Morodekayi yaburanye, yamuburiye. Nawe warabimenye Mana. Ibyo dukora ku manywa urabizi. Ibyo dukora twiherereye uri Imana ibizi. Ndagushimye ufasha abantu badukurikiranye. Tanga amahoro ku batayafite. Rwanirira urugamba bari mu ntambara. Rengera ababuze uko bagenza. Girira neza abadafite epfo na ruguru. Tabara imfubyi ndetse n'abapfakazi. Girira neza igihugu cyacu waduhayeho gakondo ngo tukivukiremo. Uhere hejuru ugeze hasi. Ineza yawe bazenguruke. Twigishe kurasana data. Tabara itorero mwami waduhaye guhembukiramo mu bugingo. Tabara ikiremwa muntu ku isi yose Mana. Abakurikiranye mama Charlene official, abafite amarira yabahanagure. Uwiteka ugira ijambo uvuga riruta yo babwiwe. Ineza yawe iboneke ku buzima bw'abantu bawe. Abarushyu baruhure. Mana girira neza ikiremwa muntu. Abababaye ubabe hafi. Utabare kandi uteturure. Haleluya. Ndagushimye ko wumva gusenga. Ngushimiye ko intsinzi tuyifite. Ngushimiye ko udasinzira. Ngushimiye ko utibagirwa. Ndagushimye kuko uzirikana. Ineza yawe tuyitegereje turi benshi. Haleluya. Kandi ugiye kuzuza amashimwe imitima yacu Mana. Tuzafatanya n'ubwoko bwawe tugushime. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana rero nibaho umugisha turabakunda n'Imana irabakunda.
ni munyemerere dusoreza ahangaha n'ubundi turakomeza mu kanya, ariko nagira ngo mbabwire ngo ibi biganiro mukomeze gukora share, mwandika aho hasi kuri comment, mukomeze gukora subscribe, mukomeze kuduha inama n'ibitekerezo. Imana y'amahoro nibahe umugisha.